benshi mu banyarwanda mukurikirana showbiz hano mu Rwanda cyangwa se bitangazamakuru bya hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda mukomeje kwibaza kuri iyi ndirimbo ya Getafu ngo aragitosa. Ni inkuru ibabaje cyangwa se ni ikibazo gikomeye cyane mu rubyiruko nyarwanda. Abanyamakuru benshi banditse kuri iyi ndirimbo batanga comment bavuga ati iyi ndirimbo igobwe itsibwe ku rubuga rwa YouTube channel. Reka twumve Scovia aho bamukoresheje muri iyo video bavuga ngo aragitosa. Reka tumukurikire dukurikirane video ku yindi. Kubita kuri ka ndimi umugore arataka maze azana mazi kubita yego. Ni video yagiye hanze aho Scovia yaje kuba yayibona ibinyamakuru biyimweretse avuga ko iyi video igomba gutsibwa cyangwa se iyi ndirimbo igatsibwa. Ati rubanda bagira barigereranya ati ni jewe babyinishije muri iyi ndirimbo ngo aragitosa. Guys, iyi ndirimbo rero mu banyarwanda cyangwa se abanyarwanda bayumvise ku rubuga rwa YouTube dore ko imaze kumvwa n'ibihumbi 415 birenga. Reka dukurikirane video ku bari b'abanyarwanda, ku bana bakiri batoya barimo kwishimira ino ndirimbo dore ko indirimbo yaje kuba irarura abana b'abanyarwanda. Reka dukurikirane video ku yindi turaza tugaruke. Guys, ku banyarwanda mwese mwaba mwarumvise iyi ndirimbo ya Getafu yitwa aragitosa, ese wowe ni ihe nama wagira Getafu ayitsibye cyangwa se ayigumisheho dore ko ribu yaje kuba yabyitambikamo byabaye amabara akuyane. Guys, ndakwibutsa gukanda subscribe udukande like, ni ibintu byiza cyane hano ku Rumuri TV 250 ndabemera cyane. Guys, reka kongere tubashonesheho ku ka video ka umutasi Scovia arimo kubyina. Reka twongere tukabashonesheho ariko ntabwo ndibuze kongera kugaruka mu tubibutsa gukanda subscribe mukande like, ni ibintu byiza cyane. This boy w'abanyarwanda ndabakunda cyane. Dukurikirane ako ka video turimo kubashoneshaho. Kubita kuri ka ndimi umugore arataka maze azana mazi